Imiti yagukingira kandi ikagukiza indwara nyinshi ntabwo iri kure yawe ahubwo iri hafi yawe. Niyo mpamvu usabwa guhuguka ukamenya ibyaremwe ukajya ubihamuramo imiti yabasha kukuramira muri byinshi. Niyo mpamvu uyu mwanya nshaka kubasangiza imimaro itangaje y'ifu y'amababi ya sena. Numara kuyimenya ujye uyakoresha nawe uzagubwa neza muri byose. Uwo muri kumwe ni Nzayisenga Jeanne Paul enseignant et naturopathe, mwarimu na diwani wa afya, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Niba mwaramaze gukanda subscribe n'inzogera mwigiriye neza. Ibiganiro tubagezaho buri munsi byamaze kubiringiza yuko mwabaho mufite ubuzima bwiza, kandi nawe niba ari bwo bwa mbere duhuriye muri ibi biganiro, ikandire subscribe n'inzogera uzaje ugira amahirwe yo gusangizwa video twaguteguriye uwo mwanya, maze uhereye uwo munsi utera intambwe nziza zakuganisha ku buzima bwiza. Noneho tira agatebe wicara urambye maze ngusangize imimaro itangaje y'ifu y'amababi ya sena, maze numara kwimenya nk'uko nakubwiye uyishake ujye uyikoresha uzagira ubuzima bwiza. Tugiye kubabwira imimaro itangaje y'ifu y'amababi ya sena. Umuti karemano ukoreshwa cyane mu gusukura igifu n'amara. Niba ushaka uburyo bwiza bwo gusukura umubiri wawe no kongera ubuzima bwiza rusange, ifu y'amababi ya sena ishobora kukubera umuti wari warabuze. Sena izwiho kugira imbaraga nyinshi zo gusukura umubiri. Irimo ibinyabutabire bita senozide bikora nk'ibinini bifasha kwituma, kugira amara akora neza no gufasha gusohora imyanda myinshi ivuye mu mara no mu gifu. Gukoresha ifu y'amababi ya sena buri munsi bifasha koroshya impatwe, kugira igogorwa ryiza kandi bigabanya kubyimbirwa. Ni umuti karemano ukora ibitangaza byinshi kuri buri wese wugarijwe n'ibibazo byo mu nda, akaba ari gushaka gusukura umubiri we byoroheje. Ikintu gikomeye ku mababi ya sena ni uko avura indwara nyinshi icyarimwe. Uyu muti cyangwa se iyi fu y'amababi ya sena ntabwo avura indwara imwe, ahubwo avura indwara nyinshi icyarimwe. Urabona ko ari ingenzi kuwukoresha. Uburyo bworohera buri muntu mu kuwukoresha ni ukongera akayiko gato mu itase y'amazi ashyushye cyangwa icyayi gishyushye. Ushobora no kukavanga n'umutobe w'imbuto cyangwa mu biryo ugiye kurya, niba ari isosi, ukaronka inyungu za sena umunsi wose. Ibuka ko nk'uko gukoresha bakoresha undi muti w'ibimera, ari byiza gukoresha sena ifu nkeya y'amababi yayo, kuko gukoresha nyinshi bishobora kongera uburibwe bwo mu nda. Amababi ya sena kandi ashobora kuvugurura ubuzima bw'uruhu, kuko afasha gusohora uburozi mu mubiri. Kandi nkunze kubabwira yuko iyo umuntu yakoze ibishoboka byose agasohora uburozi mu mubiri, aba yivuye indwara nyinshi kandi zitandukanye. Kubw'ibyo umuntu akwiriye kujya akoresha imiti yatuma asohora imyanda mu mubiri kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza. Amababi ya sena cyangwa se ifu yayo ashobora gutera uruhu rwawe kurabagirana bisanzwe, akarutera gucya. Niba ushaka gusukura umubiri wawe bitangaje ukoresheje ifu y'amababi ya sena, ushobora kugura ifu y'amababi yayo iboneka mu gacupa gatoya hafi y'aho utuye. Ntabwo ari kure cyane, ahubwo hafi y'aho utuye ushobora kubona uyu muti mwiza wakoresha ukajya ugukiza indwara nyinshi. Niba uwushaka dusange mu mujyi wa Kigali muri Sanirutsi Company, tukugezeho uyu muti w'umwimerere. Duhamagare kuri nimero telefone 0795859320 cyangwa 0790203610, maze tukugezeho uyu muti mu buryo bwiza. Noneho tira agatebe wicara urambye ngo usangize imimaro itangaje y'ifu y'amababi ya sena, kandi nawe ujye uyikoresha buri munsi uzabasha kugira ubuzima bwiza. Ku mwanya wa mbere ni ugufasha kurwanya impatwe. Ifu y'amababi ya sena izwiho cyane mu koroshya igogorwa no gutuma umuntu yituma neza. Ibyo bikesha ibinyabutabire byayo byitwa senozide bifasha amara gukora neza, bigatuma imyanda isohoka mu buryo bworoshye kandi bwihuse, maze umuntu akarushaho kugira ubuzima bwiza.
Ku mwanya wa kabiri, isukura amara n'igifu. Sena ifasha gukuramo imyanda iba yaratinze mu mara, igafasha gusukura igifu n'amara mu buryo karemano. Ibi bituma umubiri wumva worohewe kandi ukaba ukora neza, kandi kwanguha k'umubiri gufasha umuntu kugwiza imbaraga akabasha gukora ibintu byinshi icyarimwe. Ku mwanya wa gatatu ni ukugabanya kubyimbirwa mu nda. Iyo amara adakora neza habaho kubyimbirwa no kugira umwuka mwinshi mu nda. Ifu ya sena ifasha kugabanya uwo mwuka no gutuma inda igaragara neza kandi itarimo uburibwe, umuntu akarushaho kugira ubuzima bwiza bitewe n'uko aba ari gukoresha umuti watuma agira ubuzima bwiza. Ifu y'amababi ya sena irazwi cyane mu gutuma umuntu akira kubyimbirwa ndetse n'uburibwe. Ku mwanya wa kane, ifu y'amababi ya sena iteza imbere igogorwa. Sena ituma inzira z'igogorwa zikora neza, igafasha ibiryo gusya no kunyura mu mara nta nkomyi. Ibi bituma umuntu arya akumva ataremerewe, ahubwo akumva yangushye, mbese nyine afite ubuzima bwiza. Ku mwanya wa gatanu, ifasha gusohora uburozi mu mubiri. Kubera ko isukura amara, sena ifasha mu gukuramo imyanda y'uburozi bushobora kuba mu mubiri, bigatuma umubiri wose umererwa neza, umuntu akagubwa neza muri byose. Ku mwanya wa gatandatu, ifasha abantu bafite ibibazo by'igifu. Abantu bakunze kugira ibibazo byo mu nda bashobora kubona ihumure mu gukoresha sena mu rugero rukwiye, kuko ifasha kugabanya uburibwe ndetse no kunoza imikorere y'amara. Umuntu yarya akajya mu bwiherero neza, mbese nyine akabasha kugubwa neza mu bice bitandukanye byo mu nda, akaba ari umuntu wangushye ataremerewe. Ku mwanya wa karindwi, ituma umubiri wumva woroshye. Nyuma yo gusukura amara, benshi bavuga ko bumva bafite imbaraga nshya kandi umubiri worohewe, kuko imyanda yari yaragumye mu mara iba yasohotse. Iyo umuntu yorohewe mu nda, akagira mu nda hangushye hameze neza, byanga bikunze agira imbaraga zihagije. Ku mwanya wa munane, iteza imbere ubuzima bw'uruhu. Iyo umubiri usukuye imbere, bishobora kugaragara no ku ruhu. Sena ifasha uruhu kurabagirana no kugaragara neza, kuko ifasha gusohora imyanda ishobora gutuma ruhinduka nabi, maze umuntu akagira ubuzima bwiza, uruhu rugacya. Ni ahangaha Abanyarwanda bavuga yuko fresheri cyangwa amahumbezi umuntu atazisiga, ahubwo arazirya. Yazirya akoresheje ibyo kurya n'ibinyobwa bitandukanye, akabasha kugira ubuzima bwiza bw'uruhu. Ku mwanya wa cyenda, ifasha kugabanya kuribwa mu nda bitewe n'impatwe. Impatwe ishobora gutera uburibwe no gutumba mu nda. Sena ifasha kubirwanya, bigatuma umuntu amererwa neza, yajya mu bwiherero agatinzwa no kugeramo, ntiyikanire cyane, ahubwo akaba aguwe neza mu buryo butangaje. Ku mwanya wa 10, ifasha kugabanya kumva uremerewe nyuma yo kurya. Iyo igogorwa ritagenda neza, umuntu yumva aremerewe. Sena ifasha kunoza igogorwa, bigatuma umuntu yumva ataremerewe, ahubwo kuremererwa bikagabanuka kandi mu buryo bwiza. Ku mwanya wa 11, ikoreshwa mu buryo bworoshye. Ifu ya sena ishobora kongerwa mu mazi ashyushye, icyayi, umutobe cyangwa no mu biryo. Ubu buryo bworoshye butuma buri wese ashobora kuyikoresha atagoranye cyangwa bitamugoye. Ushobora gufata akayiko k'ifu ya sena ukakavanga mu kirahuri cy'amazi ashyushye, bikamarana iminota 7 igera ku 10, warangiza ukayungurura. Ushobora kuvangamo ubuki, ariko ntabwo ari itegeko, kandi wabikoze neza muri ubu buryo, byanga bikunze ugera ku ntego nziza. Sena wayinywa mu gitondo no ku manywa, ukayikoresha nk'iminsi no mu cyumweru, cyangwa ukayikurikiranya iminsi 11. Muri ubu buryo wagera ku ntego zawe. Ku mwanya wa 12, sena ni umuti karemano udahenze kandi uboneka hafi yawe. Sena iboneka mu maduka menshi y'imiti y'ibimera kandi iza mu dupfunyika duto. Ibi bituma abantu benshi bayigeraho byoroshye, bagakoresha umuti karemano mu kwita ku buzima bwabo. Icyakora hari igihe tubarangira imiti karemano ugasanga ntabwo igeze ku ntego yayo neza, bitewe n'uko mutubahiriza andi mahame y'ubuzima. Imiti karemano igendana n'amahame
amahame y'imibereho myiza ya buri munsi, ntukishingikirize ku miti gusa ngo wibagirwe gukurikiza ayo mahame y'ingenzi agenga ubuzima bwiza. Ni byiza kunywa amazi ashyushye kare mu gitondo ukimara kubyuka kugira ngo ufashe umubiri gutangira neza umunsi no gukangura igogorwa. Jya urya mu gitondo kugira ngo uhe umubiri imbaraga zihagije zo gukora imirimo yawe ya buri munsi. Nanone ni byiza kongera kunywa amazi ku manywa kugira ngo umubiri uhore ufite amazi ahagije kandi wirinde umwuma. Gerageza kurya ifunguro rya nyuma ritarenze saa 9 z'amanywa kandi uzabasha kugera ku buzima bwiza. Byongeye kandi wirinde burundu kurya nijoro kuko bishobora gutera ibibazo by'igogorwa no kugabanya cyangwa kubangamira ubuzima. Gukurikiza aya mahame hamwe no gukoresha imiti karemano mu buryo bukwiye bituma ubuzima bwawe burushaho kuba bwiza, burambye kandi bufite imbaraga zihagije. Ntabwo ari ugukoresha imiti gusa, ahubwo umuntu akwiriye gukora ibishoboka byose akubahiriza n'aya mahame y'ubuzima, nibwo yagira ubuzima bwiza. Naho gukoresha imiti ngo nuko bakurangiye ko ifite imbaraga ukindura cyangwa wica aya mahame y'ubuzima, ntabwo wagera ku buzima bwiza. Muri make, ifu y'amababi ya sena ni umuti karemano ufite akamaro kanini cyane mu gusukura igifu n'amara, kurwanya impatwe, kunoza igogorwa no gutuma umubiri wumva worohewe. Ifasha kandi gusohora imyanda n'uburozi mu mubiri, bikagira uruhare mu kuzamura ubuzima rusange n'uruhu rukarabagirana. Nubwo ifite inyungu nyinshi, ni ngombwa kuyikoresha mu rugero rukwiye kuko kuyirenza urugero bishobora gutera uburibwe mu nda. Iyo ikoreshejwe neza kandi mu bushishozi, sena ishobora kuba umufasha mwiza mu kubungabunga ubuzima bwiza mu buryo karemano, umuntu akarushaho kugira ubuzima bwiza. Nshuti bavandimwe, mukoresha imiti tujya tubarangira buri munsi kandi muyikoreshe neza nk'uko tubibabwira, namwe muzagera ku byiza byinshi mu buryo bwiza kandi butabagoye. Gusa akaryoshye ntigahora mwitama, ntashira ararekwa. Icyakora ryasubiwemo. Noneho munyemerere mbasezeho maze tuzongere kugira amahirwe yo kubonana muri video y'ubutaha. Icyakora ntega amatwi witonze, mbere yuko tugera ku musozo banza ukande subscribe n'inzogera kugira ngo uje ugira amahirwe yo gusangizwa ibiganiro twaguteguriye uwo mwanya. Aha ndabwira abantu duhuye nabo ari bwo bwa mbere, kandi iyo umuntu yamaze gukanda subscribe n'inzogera byanga bikunze agira ubuzima bwiza kandi yishimiye. Ngaho nawe yikande, uzagera ku byiza byinshi ushaka kugeraho. Noneho mbaye ngusezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha. Ciao ciao, I love you so much my dear friends.